nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe abatuye impande enye z'isi, abari iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, abanzi n'abatanzi, inshuti zanjye zose ndabashuhuje. Umwami Imana abagwe neza kandi abahe icyo umutima wanyu wifuza. Nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere y'uko tuganira ndashaka kubaririmbira muzi ko nkunda kuririmba cyane, nawe ahura ahubwo dufatanye n'umuririmbyi wa 68 mu Gakiza. Ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, uzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko ijya intungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose binzanamo amahoro. Nubwo hari ibyakubabaza, nubwo byagira gute, ariko Imana igifata umubabaro n'umunezero ikabivanga ikabizanamo amahoro. Imana iduhana umugisha, ngamba hafi ndetse buri munsi, kandi angerera ubuntu bunkwiye, ajya nyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe Mana. Nguko uko ajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri ibyo byose, buri munsi azajyamo imbaraga. Iryo ni ryo sezerano yampaye. Imana ishimwe. Ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo taramire nteze icyo umbwira. Imana ishimwe. Reka natwe dutaramira Imana muri uyu mwanya, twumve icyo Imana ishaka. Dore ko n'isanganyamatsiko nazanye kugira ngo tuganire iki kiganiro ni ugutangira amakuru ku gihe, kuko iyo utangiye amakuru ku gihe burya ntabwo ugwa nzira. Ibyahabaye byinshi bikababaza abantu, bikabuza umutekano, bikagira gute, hagiye habaho ibintu by'amakuru, bakayafefeka kugeza ubwo abantu bashira, kugeza ubwo abantu bagirana nabi, kugeza ubwo abantu mbese ibintu birenga inkombe. Ariko nagira ngo mbabwire ngo insanganyamatsiko nshaka ko twavugaho ni ugutangira amakuru ku gihe, kuko iyo utangiye amakuru ku gihe ibyari gupfa birakira. Aho umutekano ubuze utanga amakuru ku gihe ukayaha babishinzwe, umutekano ukaboneka. Ibyo ubwira Yesu bimubwire, ibyo ubona byahungabanya itorero bibwire ubishinzwe, bibwire umushumba, umutekano ubwire abanyamutekano, ibindi bibwire Yesu, kuko Yesu niwe ufite igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Imana ishimwe. Reka rero duririmbe uyu muririmbyi rero. Ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko ijya intungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose bizaniramwo amahoro. Umunezero n'umubabaro byose bizaniramwo amahoro. Amba hafi ndetse buri munsi, kandi angerera ubuntu bunkwiye, ajya nyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe Mana. Nguko uko ajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri byo byose, buri munsi azajyamo imbaraga. Iryo ni isezerano yampaye, buri munsi azajyamo imbaraga. Iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire nteze icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. No mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe, umpimba nege ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpimba nege ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dukwiye kujya twiganyira twibaza uko ejo tuzaba tumerewe, nubwo ingorane ari nyinshi turimo duhura nazo muri iyi si y'imiruho, ariko nta kundi mu isi nyine
ni imiruho gusa, kuko satani yaciriwe mu isi ko yari amaze kugira ubwibone cyane, ashatse kugira ngo yireshyeshye n'Imana. Imana ibonye yuko ari ikiremwa kitayinejeje, ahubwo kije kuyirwanya, nyine satani acibwa mu isi, ajya mu isi, aravuga, Imana iravuga ati wasigushije ishyano kuko umwanzi akumanukiye. Niyo mpamvu duhura n'ingorane zitari zimwe, ubona inzangano zabagwiriye, ubona abantu baryana, ubona abantu bangana, ubona n'abakorana umurimo batakundana, ubona abantu mbese ugasanga abantu bararyagagurana, nta kundi ahubwo ni satani. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze gutyo, ntabwo dukwiye kujya twiganyira twibaza ko ejo tuzaba tumerewe, naho ubundi utamubona igisubizo uzakibonera ku Mana. Imana ishimwe, uko niwe ujya ufata umunezero akavanga n'umubabaro akabikuzanira amahoro aho utayaboneye, amahoro umuryango utaguhaye, amahoro inshuti zitaguhaye, uzabonera ku Mana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Reka rero turebe ego ijambo ry'Imana dusanga hariya mu Bami ba kabiri ibice byaho 4 umurongo waho wa mbere turasoreza ku wa 7. Twumva icyo data avuganye natwe. Titiri iravuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba mbwira icyo ufite. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'utuvuta. 3 aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. 4 maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta, udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramubwira ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira ati, nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane. Twumvishe amakuru meza agendanye n'igitangaza Imana yakoreye umupfakazi. Uyu mugore bamwita Obadiya, niryo zina azwiho kuko nta mazina ye bwite tuzi, kuko yari umugore w'umwe mu bagore b'abahanuzi bakoreraga Imana, ari abahanuzi, abagabo babo ari abahanuzi, ariko Obadiya yari umuhanuzi wubahaga Imana, wakundaga Imana cyane. Noneho wo igihe bicaga abahanuzi bandi, hari abo yagiye guhisha, amenya aho bihishe. Rero icyo yari ashinzwe nk'umuntu wari ukomeye, w'icyo yari ashinzwe ni ukujya agira ate, agenda akabashyira ibiryo aho bari, akabashakashakira, bituma ajya no mu madeni kugira ngo agaburire abo bahanuzi ahantu bihishe. Hari abantu bagira umutima w'imbabazi n'impuhwe nyinshi, babona umuntu ari mu kibazo bakabimufashamo. Abo bantu bameze gutyo Imana ijya ibaha umugisha. Ntabwo abantu bose bahindutse, ahubwo hari abantu bagifite ubumuntu. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Noneho Obadiya rero aragenda ajya mu madeni menshi, yo gutabara abakozi b'Imana aho bari bihishe. Noneho akashaka ibiryo, akagenda akabatabara aho bihishe mu myobo, aho bihishe bashaka kwitwa. Noneho birangiye ngo ariko ageze aho nawe arapfa. Obadiya nawe baramwica. Amaze gupfa rero Obadiya, nta kundi nyine umugore we yasigaye mu kaga.
ko kugira ngo yishyure iki amadeni umugabo we yamusigiye. Noneho birangiye ngo abishyuza aho yagiye afata ibintu ngo baraza aravuga ati nta bintu byinshi rero, umugabo we niwe waje gufata amadeni, niwe waje kwikopesha, nta kindi twakora, niba udafite ubwishyu twishyure, niba udafite ubwishyu turatwara aba bana bawe bombi turabajyana tujye kubakoresha imirimo y'uburetwa. Ariko Mukawubadi aragira agahinda aravuga se ndabura umugabo yaritahiye kandi yakoraga imirimo myiza, n'aya madeni si uko wenda hari umushinga runaka yakoze, ahubwo ari umushinga wo gutabara abakozi b'Imana b'abahanuzi aho bari bihishe, nubwo yapfuye ariko nta kibi yari yakoze. Imana yo mu ijuru ijya iguha umutima mwiza wo gutabara, nubona umuntu ahiga ujye wibuka kumuhisha, nubona umuntu ashonje ujye wibuka kumugaburira, nubona umuntu yambaye ubusa ujye wibuka kumwambika. Burya Tabita yatabawe n'imirimo myiza, anapfuye ngo abapfakazi n'imfubyi bararira baravuga ati ntabwo tujya kumushyingura, n'uyu mwenda nambaye niwe, akajyaho bakavuga bati ntabwo bishoboka. Ariko ngo Petero abajije Imana ati nkora iki, nuko ngo Imana iramubwira ati nyine musengere, aramusengera azuka. Imirimo myiza ijya ibyara igitangaza cy'Imana, tujya tugira umutima umeze nk'uwo wari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Obadi yari afite umutima mwiza wo gutabara, bituma yinjira mu madeni, nubwo yageze aha agapfa nawe ntabeho asiga ideni, ariko Imana yakoze igitangaza. Ntabwo Imana igireka abantu bayo, abamwikomejeho abamwiringiye ajya batabara. Imana ishimwe ikagaragaza ubutsinzi, ikagaragaza gusiga ibyemera, ibyago bikatugeraho, amakuba akatugeraho ko tukiri mu isi, ariko tuzaruhuka tugeze mu ijuru. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane. Noneho Mukawubadi we yibutse gutangira amakuru kugira arabona ati birakomeye, nta kundi nta n'ahandi nakura. None nubwo bimeze gutyo rero reka nsanga uriya mukozi w'Imana Elisa, urumva mu bahanuzi niwe wari usigaye. Elisa aravuga ati rero nta kundi reka niyegere umukozi w'Imana, noneho mubwire akaga mpuye nako, ntabwo ngiye kubura umugabo ngo mbure n'abana. Atangira amakuru ku gihe. Mukawubadiya aragenda aramusanga, abwira umukozi w'Imana w'umuhanuzi Elisa, aravuga ati rero mukozi w'Imana, nahuye n'ingorane, nahuye n'akaga. Amazi ati se kameze gate? Avuga ati umugabo wanjye aturabizi ko ari umwe mu bahanuzi, atariko noneho aturabizi ko hari abandi bahanuzi bari bihishe, ati bucyo yarashinzwe no gufata amadeni agateka akabagemurira, ati none nabuzi ko yapfuye, none yansize mu madeni, none umwishyuza yaje, none umwishyuza ubwaje aje kuntwarira abana, mbuze icyo mwishyura kuko nta kazi ntacyo mfite, ariko noneho ndengera. Noneho aravuga ati suragira ngo nkukorera iki ndakugira ntegewe. Arangije aravuga ati rero nta kundi, abana bagiye kubajyana, baje kubajyana ngo bagire imbata, bagiye kubagira abajawe n'abagaragu babo, ndengera mukozi w'Imana. Arangije aramubwira ati none se ufite iki, waba ufite iki mu rugo? Umupfakazi aravuga ati rero nta kintu mfite, ariko nibutse ko mu gikombe mu nzu yanjye mfite utuvuta dukeya. Utwo tuvuta dukeya ni utwo twonyine, ariko nta kindi gihari. Birangije Elisa abajije Imana, Imana iramubwira ati ayo mavuta mubwire noneho atira ibintu byinshi kandi binini, noneho ikintu cyose yinjire mu nzu, ikintu cyose agishyiremo utwo tuvuta, agenda akozaho utwo tuvuta, narangiza ndarema igitangaza. Imana ishimwe. Imana igiremo igitangaza, igikura ibishoboka mu bidashoboka. Imana iyo yiringiye ikora ikinyuranye n'icy'abantu, aho imbaraga z'umuntu zirangirira, ugatumbira Yesu ajya ashyiraho inzira aho utayibonaga ugatambuka. Imana ishimwe. Birangiye ngo umupfakazi arabyumva, aragenda agatira ibibindi, atuma n'abana ku baturanyi, aragenda aratira ibikoresho byinshi kandi binini nk'uko mukozi w'Imana yababwiye. Imana igikora igitangaza bikemera. Imana ishimwe. Upfa kuba ufitanye amakuru nayo, yaguha amakuru nawe ayifite ukayatangira igihe, kandi Imana yo mu ijuru iragutabara. Noneho birangiye ngo Mukawubadi urumva ntabwo yigeze ashaka guheranwa n'umubabaro. Yaravuze ati nanjye reka agahinda kanjye nkabwira umutambyi, nkabwira umukozi w'Imana, nuriya niwe wari uhagarariye abahanuzi, none nanjye reka mubwire. Birangiye rero ngo abikora uko nguko, atira ibintu byinshi. Arangije ngo akajya asigaho utuvuta bigenza nk'uko Elisa yamubwiye, ngo ajya mu nzu n'abana be barakinga. Arangije ngo n'ubundi ngo agiye kubona, haleluya haleluya,
Imana ikora igitangaza ngo bya bintu icyashyizemo amavuta cyose kigahita cyuzura kikajyamo amavuta kikuzura. Noneho ngabwira nubwo abwira umuhungu ati zana n'ibindi, kuko yari arimaze kugera ku byishimo. Hari igihe Imana igukorera ikintu ibintu bikagenda biza ibindi bikaza, Imana ikakwicira igenda ureba abadayimoni bakagorwa n'isoni ureba ukumva urimo urabyibuha, ukumva wuzuye umunezero, ukumva wakuzura umwuka wera ugahanura, ukumva mbese haleluya. Ndashimira Imana mbese itagitererana abantu bayiringiye. Imana igica inzira aho umuntu atayibona, aho bari bazi ko ugiye gusebera Imana ikagutabara, aho bari bazi ko ugiye kuririra Imana ikagushyiriraho inzira, aho bari bazi ko ugiye guterezwa cyamunara Imana ikakuraho, Imana ikarema ibitariho. Ndashimira Imana yo mu ijuru igikora ibitangaza ikishakira igitambo. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Birangiye ngo umudamu aranezerwa, Mukabobadi yarishima. Arangije ngo ahita akingura urugi asanga umukozi w'Imana yisa hanze, aramubwira ati bya bintu byose byuzuye, Imana ishimwe. Arangije aramubwira ati rero genda ayo mavuta uyagurishe, nurangiza kuyagurisha wishyura ideni wari ufite, nurangiza andi mavuta agutungane n'abana bawe. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Nuko yabigenje nyine, aragurisha. Umwishyuza ubwo yari ameze nabi, arangije atakira ibyawe aramwishyura. Arangije abona n'ibindi atari afite, mu nzu nta cyari kirimo, abona depo. Imana igituremera depo, Imana igigaburira abantu bashonje, Imana igibambika bambaye ubusa, Imana igikuraho igisabuni igisuzuguriro, Imana igigucira inzira aho abantu bari bazi ko ugiye gusebera. Imana yo mu ijuru niyubahwe kuko nikwiye icyubahiro mu isi no mu ijuru. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Noneho Mukabobadi yumva arishimye kandi yumva biramurenze, ariko nta kindi, nta handi Imana yamutabariye nuko Imana yamuhaye umwuka wo kugira ngo yibuke gutangira amakuru ku gishye, kuko biriya bintu yabyihererana akabicecekana agahinda kari no kumwica. Hari igihe umuntu aceceka ariko yaceceka ikibazo kikaba. Nanjye ndibuka ko mfite ubuhamya bw'ukuntu nanjye Imana yankoreye igitangaza ubwo umutware yari amaze kwitahira, nanjye yansize mu ideni rya miliyoni 2, ariko noneho nanjye rya banki y'urwego. Birangije ngo nanjye biba ngombwa ko mbura ubwishyu, kuko narifashe umugabo ari mubwiye ati genda urifate, noneho turikoreshe, nzajya ngenda nkura twishyura. N'ubundi yari yarasize twarayakoresheje nta na rimwe, ahubwo dutangiye kujya twishyura. Birangije abarapfuye, ariko mu gihe yapfaga mbona ko nsebye, mbona ko birangiye, mbona ko nta nzira. Imana yo mu ijuru ndayishimiye kuko yanciriye inzira ndayibona. Imana intabara ngeze aho bikomeye nkuko Mukabobadi byari bigenze. Nanjye abishyuza baraje avuga ati nta bintu byinshi rero ntacyo tuvugana nawe, tutitaye ko umugabo yapfuye, amafaranga ya banki ntago ajya ahera kandi ntajya ahomba, uratwishyura cyangwa se nta bindi, ingwate mwatanze ni inzu turayiteza cyamunara. Birangije nta kindi, nanjye usibye kumva narazizengeye umutwe urandya, nkumva imitsi yo mu mutwe igiye guturagurika, kubera buriya niyo ufite agahinda ntugire n'uganiriza waturika n'iyi mitsi, kuko numvaga imitsi igiye kuzaturika. Yajyaga nitwaza utunini tw'umutwe tukuramo ububabare buri kanya, mira kanini. Ariko buriya hari igihe Imana iguha n'inshuti nziza y'umumaro ikakuganiriza ikakubwira ati ibyo binini ntago ari byo. Burya abantu bakeneye ihumure, bakeneye inshuti zibahumuriza, bakeneye inshuti ziburura. Uwo muntu arambwira ati ibi binini bizagutera n'igifu buri kanya ikinini. Ariko noneho ndashimira Imana yo mu ijuru igikora igitangaza kandi bigatangaza abantu. Birangiye rero ni ukuvuga ngo ibinini koko nageze aho ndabireka, ariko si ikindi, buriya ikinini cyakuzengereje umubabaro ari mwinshi, uriya mutwe ntago ubura kuza. Noneho ariko buriya niyo uvuze ukabwira umuntu wumva w'inshuti wizeye, uraruhuka. Uriya muntu ashobora kugushakira ibiganiro byiza bikurura, uriya muntu ashobora kukwereka urukundo, uriya muntu agukorera akantu keza bikagukora ku mutima, bigatuma uburibwe bugenda bugabanyuka. Umuntu wababaye bakeneye igihumuriza, ahubwo ntago aba bakeneye babandi bongera kumukomeretsa. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Birangiye ariko ndibuka ko nasenze Imana, nganira n'abantu bagisha inama se nkora iki ko ndagiye kuntereza cyamunara. Nageze nawe ubwo nshyira ku isoko nkabura, nyine ikigeragezo kije niyo washyira ku isoko ntubona umuguzi. Ariko birangiye njya gusenga Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru ndayishimiye kuko tujya twitakambira ikatwumva, kandi Imana ijya yumva amarira y'abapfakazi, ikareba amarira y'imfubyi, Imana ikitamurira igatabara. Ndayishimiye kuko nanjye yangiriye neza. Muri izo miliyoni 2 urumva byari birebire, byari binini, nta kazi ntaki, n'abana narigaburiraga, mbese urumva ari njye usigaye nisharijeho umuryango wose, ntibyari binyoroheye. Ariko ndashimira Imana yo mu ijuru ijya yumva gusenga, ijya yumva amasengesho y'abatagira shenge na rugero.
hari igihe abantu babona uri mu kibazo, hakaba igihe baguhunze bakabona ko utari no kubabarirwa, bakabona utari uwo gutabarwa, ariko Imana yo mu ijuru, Imana ishimwe, icyazanye Yesu ni ukwita ku batagira shinge na rugero, ni ukwita ku banyamibabaro. Ndashimira Yesu utajya wirengagiza, utagira urobanura ku butoni, ntiyite kuri kavukire, ntiyite ku mashuri, ntiyite ku buranga, ahubwo akagutabara abona ko urushyi uremerewe, ahubwo akabucira inzira aho utayibonaga. Imana ishimwe. Ndashimira Yesu rero ko nagiye gusenga hano nirahererana na Yesu, noneho nsenze Imana irambwira ati ndirahinda Uwiteka, ntabwo bazagutereza cyamunara nk'uko ureba bimeze, ahubwo iriya nzu yawe ndayirinze kuko wanyubashye kandi ukankorera. Iriya nzu muyikoreramo umurimo w'Imana mugasenga, kubw'ibyo rero ntabwo nzatuma itezwa cyamunara. Ubwo urumva abankoba bari benshi, abari biteze kuri tariki ya 30 bari baramaze kwa gatandatu ati tuzagutereza cyamunara, bakozwe n'isoni nabo bibaye bidashobotse. Abantu baryanaga inzara, ikiganiro ubwo byari ngewe, byari mama Mawombe nyine, byamurangiranye, cyamunara yaje, ibibazo ari ibibazo, abishyuza nyine babaye nk'abishyuzaga mu Kaobadiya, babaye benshi, abakobanyi babaye benshi. Nyine iyo bimeze gutyo ubura inshuti, ariko inshuti nziza nkuboneye, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mukobwa wa musore w'inshuti nkuboneye nyanshuti ni Yesu. Iyo niyo nshuti igenda ikagukora ku mutima, iyo niyo nshuti ikubwira ijambo ryiza. Imana ishimwe. Noneho Yesu arambwira ati ntabwo bazateza cyamunara, arambwira ati uko utazi inzira z'umuyaga aho uturuka, uko utazi uko amagufa akurira mu nda y'umugore utwite, y'uruhinja uko rukurira mu nda y'umugore utwite, uko niko utazi inzira ngiye kunyuzamo ngutabara nkakwishyurira redeni. Imana yo mu ijuru niyubahwe cyane. None ariko nagira ngo mbabwire ngo kuko byarabaye, nta kindi nakoze. Naganiriye n'umuntu umwe, ahubwo Imana imuha umugisha cyane, ndamukunda. Noneho umugisha inama ese nkora iki? Yari yambwiye ibyo angira inama ati kora urubuga tugufasha uko umuntu wese ashoboye, urebe inshuti zawe, urebe abantu uzishyireho, hanyuma ubundi tugufashe turebe ko batagutereza cyamunara. Imana yo mu ijuru yubaha cyane. Imana imuha umugisha, njya muzirikana kandi ndanamusengera ngo Imana yongere imwiyereke bundi bushya. Imana yo mu ijuru himbazwe. Ndamukunda, dukorana umurimo w'Imana kandi ni umugabo mwiza w'intwari. Abantu nk'abo b'abajyanama tuba tubakeneye cyane. Imana ishimwe cyane. Noneho arangije ariko akibimbwira mbishidikanya, ndavuga se Mana birasi gukorwa n'isoni, abantu bakakureba ntagire icyo bakora. Ariko ndagenda mbaza Imana muri amasengesho nasengaga, nayibazaga niyo nama umuntu yangiriye. Buriya ikintu cya mbere iyo ubanje ukagisha inama, umuntu yakugira inama, ariko noneho buriya Imana itayishyigikiye ntiyanayishyigikira. Ariko birangije mbaza Imana, Imana irambwira ati ibyo yakubwiye ni ukuri. Birangije aravuga ati nge nzabishyigikira, ariko urwo rubuga nurukora azajyaho ibyiciro bitatu kandi ntibizakujyane kure, ntuzakomereke, kuko hazajyaho ibyiciro bitatu. Hazajyaho abazagusengera badafite amafaranga, hazajyaho abantu bazitanga bafite ku mafaranga, hazajyaho n'icyiciro cy'abazagukoba ntuzagire ikibazo n'ibinakugeraho. Hari abantu bazishyira hamwe bagukoba bavuga ko bitazashoboka, hari abantu bazagukoba bitwaje bashari, n'abazahakana ko ideni ritari hari imitwe. Abantu bazarema umutwe, mbese bavuga ibyo bashaka, baguharabika bagusebya bagamije kugutesha ibara. Ariko Imana irambwira ngo uzakomere, uzayifate nk'ibitariho, ko ngiye kwitamura ngo ushyireho inzira kandi cyamunara ntizabaho, ngiye kukwishyura ideni. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. N'ubundi Imana yarabikoze rero. Ndashimira Imana yo mu ijuru, tujye dutabaza ikadutabara. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice bya 33 umurongo waho wa 3 aravuga ngo ntabazanda gutabara nkwereka ibikomeye utamenya. Imana ishimwe. Aho tutazi inzira z'Imana yari igize hanyuza, data wa twese nahimbazwe. Ndamushimiye rero ko nakoze rwa rubuga koko, siraho inshuti, siraho inomero z'abantu banjye, abonzi nabo ntazi. Ni ukuri Imana ikoresha abantu b'Imana. Umva, ndashimira Imana yo mu ijuru. Hari umuntu Imana yo mu ijuru yakoresheje aranshyigikira kibyumva, aranshyigikira, yamfashaga no kumpa n'inomero ati n'uyu nguyu yagira umutima mwiza. Uzi ko abantu bagira umutima mwiza bazwi. Noneho umuntu arambwira ati umva n'uyu mushyiraho n'umutabazi gutyo, kandi nawe arabikora, aramfasha. Ndabizi n'ubundi byangiragaho abankoba banyega bagira bati, ariko Imana yari yarampaye amasezerano yo kwihangana singira ibinkomeretsa. Noneho abanyamasengesho nabo bagasenga ati Imana tabara mama Mawombi. N'ubundi nabonye Imana ngiye kubona rero mbona batangiye
mbona batangiye ushyizeho 100 ushyizeho 50 ibihumbi n'ibihumbi ntago ari igiceri cy'ijana washyiragaho ibihumbi 100 bashyizeho 50 abo bose ndabasabira umugisha abashyizeho 20 abashyizeho 30 abashyizeho 10 abashyizeho 5 abantu bashyiragaho mbese basa n'abatanguranwa barimo gutabara Mukawobadiya bari barimo gutabara Mukamanweri bari barimo gutabara mama Wombe. Imana yo mu ijuru niyubahe kuko yankoreye igitangaza ndakibona. Abo gukoba nabo bari bashyizeho mbese barabikoraga, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru itajya irogoye umugambi wayo ivuze ngo habaho yitegetse birakomera ntawe ubasha kurogoya imigambi yayo. Yishyirezeho inzira ngo ije kugutabara ntawe ubasha kuyisubiza inyuma, kandi gutabara ntawe ugishije inama. Imana ijya yiyerekana, yiyerekanye kwa Mukawobadiya niko yiyerekanye nanjye iwanjye ndayibona. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane. Ndashimira Imana rero igikora igitangaza, ariko ikintu cya mbere ni amakuru. Urumva Mukawobadiya yanze kwiherera, umubabaro waramwishe arangije yanga kubyihererana, atanga amakuru yahawe umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana amugira inama y'icyo gukora. Nanjye umubabaro unyishe nsanga nta kindi nakora, nanjye negereza abakozi b'Imana dukorana umurimo bangira inama ati bikore gutya. Ndangije ndetse nshyiraho n'agakirigishwa ko kujya gusenga. Buriya gusenga gukingura ijuru. Imana ishimwe. Iwe ndiyo ntasenga ngo Imana ibanze inyihera amakuru y'ibintu bitatu, y'abazankoba, y'abazasenga n'abazanshyigikira. Hari igihe bari kuvuga ati uriya aranabeshya nta deni afite ni imitwe. Abatari n'ubundi bari bariho rwose bakobaga nkabyumva, ariko nkabereka ko ntanabyumvishe. N'ubu ndabizi ndanabazi, bagashyushya inkuru bakareba n'ushaka kuntabara batega nuriya mugore se buriya nawe wabikora, urase wamushyigikira. Ahubwo akavuga ati se udatabaye uriya mupfakazi upfaka ejo bundi nk'ukuntu ibereye mu murimo watabara ndakabakanza akanyenyeri. Ndashimira Imana yo mu ijuru ikoresha abantu b'intwari. Turacyafite abantu b'intwari mwene abo ngabo ni babandi bameze nyine nka Obadiya. Abo ngabo batabara abantu bihisha, abantu bihebye, abantu bahagaritse umutima. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko hari abantu bagifite umutima wa kimuntu utabara. Imana yo mu ijuru bagire neza, kandi ishimiye abantu bose bamfashije n'abantu bari gufasha abantu bose bababaye. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo izabahembe. Ndashimira Imana rero ijya dukoresha, nawe aho uri utangira amakuru ku gihe, nawe ujya utangira amakuru ku gihe. Ibyo ubona ko bikwiriye utanga amakuru byakuhungabanya umutekano w'igihugu, utanga amakuru ku bashinzwe umutekano, byahungabanya umutekano w'itorero, utanga amakuru ku bashumba, utanga amakuru y'ibyakuzengereza. Niba ari uburwayi wibwihererana ajya kwa muganga, ereka muganga uburwayi bwawe aguha imiti ikwiranye n'uburwayi bwawe. Nananirwa n'isengesho, na nyuma ya zera Imana igikora. Hari abantu bajya bakizwa n'imbaraga z'amasengesho, ariko ntago nabagira inama ngo basenge batagiye kwa muganga. Imana yo mu ijuru baha umugisha. Ikindi mbabwiye, umuntu wese yishakaho ibanga ryo gukora, tuve mu bunebwe dukore, twe kubungana Bibiliya kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, kuko iyo ubikoze gutyo urasonza. Ariko iyo ubashije gukora ubonye icyo kurya, n'uwagusuzuguraga ntago ari kunyuzamo. Iyo ubashije gukora ubona icyo kwambara, ntago wambikwa na rubanda. Iyo ubashije gukora muri gato gusa, iyo kimwe cyanze kandi igihe ushakira ahandi. Imana yo mu ijuru ishimwe, tuve mu bunebwe. Mukawobadiya nta kindi baravuze ati ufite iki? Ati mfite utuvuta duke. Two tuvuta ntago yari yadutoraguye, yari yatuguze, ariko wowe ufite iki ngo Yesu ahereye? Yesu aravuga ngo tera intambwe imwe gusa, ngenda tera 99 ngusanga naje kugutabara. Imana ishimwe. Yesu ajya asiga intama 99 mu rwuri, akaza kureba imwe yari yataraye. Mbese ahari wowe waba umeze ute? Mbese mu bibazo aho ntibyagushikamiye ukavuga ngo muvuyeho? Nta handi butabazi buri uretse ku Mana. Mbese bimeze bite nshuti yanjye? Imana yo mu ijuru duhane umugisha, tugiye gusengana Imana rero, ariko bwira Yesu ngo ni wowe nshuti nziza. Nta mpamvu zo kwiganyira, nta mpamvu zo kuguhunga, nta handi ho gutabarira uretse muri wowe. Ni wowe tuboneramo amahoro, ni wowe ugira imyambaro, ni wowe ugira ibyo kurya, ni wowe ugira amahoro, ni wowe utanga ubugingo. Hari abantu ngo birukanse inyuma ya Yesu, ariko bamwirukankaho ari ukubera ibyo bamubonaho. Noneho Yesu aho yagiraga yakizaga abantu, agahumura impumyi, akazura abapfuye. Aho Yesu yagiraga byari imirimo n'ibitangaza. Ariko birangiye ngo hari igihe kimwe ngo yigeze yigisha, ariko ngo babona burakeye. Noneho ngo baramubwira ati mwigisha abantu barashonje, nyamuneka sezerera amateraniro abantu bataye, abantu bameze nabi. Noneho ariko ngo hari abantu bari bitwaje, burya abazunguzayi na kera bahozeho, ngo hari umuntu wari witwaje imigati 5, ngo undi ngo nawe afite amafi 2. Birangije noneho ngo noneho ngo wa muntu umwe aravuga ati nge mfite amafi 2, undi ati mfite imigati. Yesu ati mubizane hano. Yesu gato gusa yagatura ibintu bikemera. Haleluya. Yesu yakoresheje abantu, afata aba 5, afata aba 10, afata 30, afata aba 50, afata miliyoni 2 ziruzura.
ndashimira Imana yanyishyuriye ideni rya banki ntibantereze cyamunara, ndashimira Imana yo mu ijuru, narasaguye mbona ibiryo, mbona imyambaro, abana ndabambika, abana mu rugo nguramo akadepo, mbwira abana ni murye, ngura imifuka y'umuceri, ngura kawunga, ngura amavuta, ngura amakara, ngura buri kimwe. Mbese ntiwamenya ko iwanje nigeze pfakara, ntiwigere mbona ko hari ikibazo cyahinjiye. Imana rero igiteza ikibazo kugira ngo ishakire igisubizo, nuhumure najya nkubwire ngo we guhagarika umutima, tugiye gusenga Imana, ariko se ufite iki ngo Yesu ahereho? Ca bugufi rero umubwire ibyawe byose, kandi umenye ngo na nyuma ya zera arakora. Tugiye gusengera Imana kugira ngo Imana igukore igitangaza, ariko shaka icyo gukora kimwe n'icyango ukora ikindi, ubwire Yesu ngo mpera umugisha. Buriya no n'imboga wazicuruza bikemera, washaka utuntu dukeye umuntu ahera kuri gatoya kandi kakagira, mbese Imana ikagahamo umugisha. Wahinga akantu Imana ikagaha umugisha. Ndashimira Imana kuko nanjye yampaye akaboko keza, njya ngira ibyo nihingira kandi Imana ikaha umugisha nkeza, nkagurisha ngaha abantu, nanjye nkagaburira abantu, kandi nanjye ubwanjye nkakemura ikibazo mfite n'utundi tuntu. Njyewe niziye akazi ni kazi, nta kazi ntakora ikibi no gukora icyaha. Ndashimira Imana yo mu ijuru ibishoboza rero, nta wanyuzamo ijisho ngo abone ko ndi umupfakazi, ahubwo ndashimira Imana ko ndi umugore wa Yesu. Imana ni yamamara. Tugiye gusenga Imana rero, ariko nagira ngo nkubwire ngo ujye utangira amakuru ku gihe utazicwa n'ibibazo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mana yacu, Mana nziza, duciye bugufi imbere yawe, sengeye aba bagabo, sengeye aba bagore, sengeye abakobwa n'abasore, urubyiruko rwacu rwiteho cyane. Mana data wa twese, nta handi ubutabazi buri uretse muri wowe, nta handi umuntu hashirira umubabaro n'agahinda, nta handi umuntu hashirira inyota. Yesu ni wowe soko imara inyota, niwe mutsima utera imbaraga. Muririmbyi we yararirimbye aravuga ati umubiri we ati udutera imbaraga, ati amaraso ye ati ni ikimara nyota. Ndakwingize kugira ngo rero ko abantu bakubyeho Yesu, kuko niwe utera imbaraga umuntu akabasha kunesha ibyaha. Reka abantu bakunyweho Mwami Yesu Kristo. Wigeze ubwira Mose ngo nakubita inkoni ku rutare, Abisiraheli bari mu butayu barashengaguritse, barakubiswe n'inzara, barakubiswe n'umwuma, ariko ubwira Mose ngo nakubita inkoni ku rutare kugira ngo amazi aboneke Abisiraheli banywe, ariko ngo akubise inkoni ku rutare, urutare rutobokamo amazi baranywa. Reka aba bantu bari bishwe n'umwuma wo kutumva ijambo ryawe, bari bamerewe nabi, reka Mana basure, ubamara agahinda bafite ku mutima, ubabane n'inzara, ubamara inyota, ubamara agahinda n'umubabaro. Reka buri umwe wese umubere umucyo, kandi Mwami Yesu Kristo, Mana nta kindi usibye ko password ari ugukiranuka. Reka aba bantu bawe bababarire aho batagenze neza, aho batagukora ibikwiye. Baziza ziracyariho, uracyari ku ntebe y'imbabazi, ntarajya kwirubanza. Ngo nubagire neza, ubaho umugisha, ye neza abarwayi aho barwariye ubakize, igire neza Mana zirapfubye n'abapfakazi, ye neza abakene n'abanyamibabaro, ye neza abuze kirengero barengere, abari kwa muganga ubakize, abarwariye mu ngo ubakize. Mana impande enye z'isi bamenye ko Uwiteka ari we Mana, abahagaritse imitima bose ubashe kubasha kubahumuriza, abakomeretse ubomore, abahungabanye Mana ubashe kubahumuriza, kandi n'abavunitse ubunge. Urakoze urakarama, ushimiye ko byose kandi ubikoze. Ubarinde abantu Mana, ayiwe bazezengesha abantu buzuye inzangano, abantu buzuye ishyari, abantu buzuye Mana kwirema ibice, abantu Mana haraho bakandagirira umuntu, ariko ndakwingize kugira ngo wari gukora igitangaza uriya muntu wabashije kukandamizwa ukuntu ntagere ku nzozi ze akamukereza. Ndakwingize kugira ngo Mana wigaragaze, kuko ukoze igitangaza ucira umuntu akandi kayira, naho hateye umwuka w'ubutobyi, abantu bagatobera umuntu iriba yavomagamo, ariko uriya mwuka w'ubutobyi turawirukanye mu izina rya Yesu. Reka buri wese abashe kugera ku nzozi ze, reka abone ubutabazi bwihuse, omora uriya mutima wakomeretse, reka abantu barira Mana bahoza amarira, kandi ufate umunezero n'umubabaro ubiremamo amahoro, kuko ni wowe Mana mutunzi w'imbabazi nyinshi. Ntabwo tukwiye kujya kwiganyira, ahubwo tukwizeye nk'Imana y'amahoro. Ushimiye ko byubuje kandi bikoze mu izina rya Yesu. Amen.